umusore kuvuga ati impamvu ndiho nabi nuko ndangasanga nta muntu wanjurije utuzi umukobwa nawe utubwire ukiri inkumi aba yumva avuga ati ibibazo byose mfite bizarangira bizabirangiye nzambayeho neza kubaho nabi kose kuzarangirira kugushaka umugabo nanjye nkabona umwana unyita mama nanjye byibura bakampamagara bati mama mama kana gutura mu cyaro cyangwa mu mujyi kugira imitungo runaka kugira amashyo ufite amasambu no kutayagira usanga byose ari kimwe yego byose ni kimwe kuryama muri kadastre no kuryama muri etage no kuryama muri nyakatsi ntago ari isoko yo kubaho neza wikorera aravuga ati nangwa n'abayabona buri kwezi baza ukorera abandi akubwira ati shawe wakira se utikorera muri Afrika kavuga ati ningera Amerika cyangwa se muri Europe cyangwa muri Canada bizabiciyemo igitangaje nuko abisikana nundi uvuye muri Canada akavuga ati byaranze akavuga ati mperuka guhumeka nkiri muri Afrika nkiri wacu muri Afrika nshuti yanyu kubaho neza niki turabasuje cyane abakunda ibiganiro byacu abadukurikira tunabashimira ku cyo mukora cyose kugira ngo mubashe gukurikira ibiganiro byacu kuko natwe tuba twakoze ibishoboka kugira ngo tubitange tubagezeho amakuru meza dusuhuje rero n'abakiranutsi abera aho muri hose tuzi neza ko Imana ibishimira ariko kandi namwe mwishimiye mu mwami wacu ngewe rero ubavugisha ni Eugenie ndabavunnye umukiranutsi ku bwa Yesu mbiheshejwe no kwizera ubutumwa bwiza bwo gupfa no kuzuka bya Kristo ndi kumwe n'umuvandimwe nawe turamwakiriye tunamushimira ko adahwema kubagezaho amakuru meza turamwakiriye rero ni karibu mu kiganiro murakoze cyane nanjye amazina yo ku mubiri ni Emile&Eugenie igikomeye kuruta ibindi nkaba ndi umwana w'Imana navutse ubwa kabiri mbiheshejwe no kwizera Yesu Krito nubwo nari nzi ko mwizera kera ariko naje gusanga ntaramwizeraga kuko nari ntarasobanukirwa icyo nkwiriye kumwizeraho ariko igihe kigeze nasobanukiwe by'ukuri umurimo Yesu yakoze nsobanukirwa ko yishyizeho ibyaha byanjye byose akabizira ariko kubyizera none bikampesha kugabana gukiranuka kwe nkaba ndi mu isi ndi umukiranutsi imbere y'Imana mbikesha Yesu nkaba ndi umuntu Imana itabaraho icyaha na kimwe ariko ntabikesha ingeso nziza zanjye ahubwo mbikesha kubarwaho gukiranuka kuzuye kuzira inenge kwa Yesu Krito nishimiye kubana namwe mu kiganiro ndanabashimiye cyane ko mwatanze umwanya kugira ngo mukurikire iki kiganiro ntabwo muza guhomberwa ahubwo ndabizeza ko muza kungukirwa hari ubwiza murimo aka kanya ariko hari ubundi bwiza muza kugezwamo n'iki kiganiro nshimiye n'Imana iduhaye akanya keza kugira ngo dutaramane namwe mu by'ukuri dukomeze turyoherwe n'imigisha iva mu ijuru Imana yageneye abizera Yesu Krito abera mwese aho muri mugubwe neza mukomeze mwigizwe imbere n'ijambo ry'Imana mukomeze mwaguke mwimure imbago mukomeze mutungishwe n'ubuntu bw'Imana
ubwiza bw'Imana bubabeho, igitinyiro cyayo kibarinde, imbaraga zayo zibaremo umutima, ubudahemuka bwayo butume mutekana. Amen. Amen. Uyu munsi twifuje ko twaganira ku magambo avuga ngo ese kubaho neza ni iki? Ese ni ikihe gisobanuro cyo kubaho neza? Ni ijambo mpamya ko abantu benshi bashobora kurisubiza mu buryo bwabo butandukanye, ariko turaza gukomeza tugenda tureba icyo ijambo ry'Imana ribivugaho, noneho icyo mpamya cyo biraza kurangira tubonye igisubizo cy'ukuri. Ndibwira ko hari ibisubizo byinshi abantu batekereza kuri icyo kibazo. Umuntu asomye nka titire y'ikiganiro akavuga ngo ivuga ngo kubaho neza ni iki, ashobora guhita agira icyo yibwira cyakwitwa kubaho neza. Ariko ndagira ngo tugende turebera hamwe mu by'ukuri igisubizo ariko gihura n'ijambo ry'Imana, kugira ngo abadukurikira barebe nimba bariho neza cyangwa se bave mu mibereho mibi binjire mu mibereho myiza. N'abariho neza bakomeze bunguke kubaho neza, bave mu bwiza bajye mu bundi. N'abatekereza ko hari n'ibyo umuntu yaba ari gutekereza uyu mwanya, yego, avuga ati ntibigenda gutya bikagendana kuriya, ahari noneho nzaba mbayeho neza. Ariko aya ni amahirwe, aya ni amahirwe tugiye kubiganiraho. Yego, turebe se abageze kuri ibyo utekereza ko umunsi wabigezeho uzaba ubayeho neza. Aka kanya ubaganirije bo bakubwira ko babayeho neza, nabo baracyategereje kubaho neza. noneho ikintu uvuze kirakomeye, kuko nk'uko ubivuze hari umuntu uri mu cyaro uvuga ati abariho neza ni abari mu mujyi, sibyo? Ariko se koko ubajije abari mu mujyi bo bakubwira ko bariho neza? nabo bakubwira ko byibura bagiye mu cyaro wasanga hari amahirwe batabona mu mujyi, ariko mu cyaro ayo mahirwe akaba ahari. Yego pe, n'imijyi irarutana. Irarutana. Hari n'uvuga ati ubu mujyi ndimo ni muto, nta opportunity nyinshi, nta mahirwe menshi mpafite. Wenda nimutse muri uyu mujyi nkajya mu wundi w'amahanga. Hari n'ubwo atari uw'amahanga, hari n'ubwo burya imijyi habaho umujyi mukuru n'umujyi muto n'imijyi yungirije. No mu mujyi ubwawo habamo umujyi, habamo amakaritsiye. Urakoze cyane. No mu mujyi ubwawo ubu abantu bari muri Kigali, hari umuntu utuye Busanza uvuga ati buriya umuntu utuye neza n'utuye Nyarutarama. N'umuntu utuye Karuruma kavuga ati ubundi amahirwe nayabuze naza gutura hano, byibura ngiye gutura hano Ruveje byaba biciyemo. Hari icyo rero abantu bita kubaho neza, ariko by'ukuri kubaho neza si ubwo ni iki? Icyo nicyo tugomba kuza kuganiraho. Wowe udukurikiye ubundi se uri kumva kubaho neza ari iki? Nazo ziremewe. Tuganire. Tubwire wowe kubaho neza urumva ari iki? Hari umuntu utarashaka, abaseribateri mw'abasore mwe mureke tuganire. Reka mbere ku basore. Umusore kuvuga ati impamvu ndiho nabi nuko ndangasanga nta muntu wanjurije utuzi. Impamvu ndiho nabi nuko nitekera cyangwa njye muri restaurant nkarya za mikorobe, niyo mpamvu ndiho nabi. Ati yenda ubu bizacamo nta untereraga pasi. Ariko hari n'abajya kubwiriza bagashyushya urubyiruko, bati ubu ngubu ngewe
iyo ntashye mbona unyita sheri sheri wiriwe ute ngasanga udukama mbiri badushyize aho hafi ku muryango mbona unterera agapasi bakabashyushya bakagira ngo niko kubaho neza bakagira ngo nibahindura icyiciro bakava mu buseribateri bakajya mu bashakanye bakagira ngo bazabaho neza ni ukukubeshya ari ibyo se amadivoruse yabaterwa n'iki kandi abantu babayeho neza kubaho neza wowe dukurikiye niki n'umukobwa nawe tubwire ukiri inkumi aba yumva avuga ati ubundi impamvu numva ntarabaho nk'uko nshaka ngo numve mbayeho neza ahari aho nuko inzozi zanjye zitari zagerwaho akaba afite inzozi zo kuvuga ati ubundi umugabo nshaka ni umugabo ufite ibi n'ibi kandi uzanjyana gutura aha n'aha agatangira no kwimajina ukuntu urugo rwe ruzaba rumeze abana azabyara umuryango azashakamo uko uzaba umeze akavuga ati nibicamo ibibazo byose mfite bizaba birangiye nzambayeho neza kubaho nabi kose kuzarangirira kugushaka umugabo nanjye nkabona umwana unyita mama nanjye byibura bakampamagara bati mama mama kana kubaho neza niki icyo nicyo kibazo wowe dukurikiye ese wadusubiza kubaho neza niki hari n'ababona ingo zarambanye bakavuga bati bariya bo ubwo basazanye buriya babayeho neza nyamara bababaza babwira ngo zirara zishya babwira ati reka da buriya ni ukwihangana ni ugushinyiriza niko zubakwa mwana wacu kubaho neza niki usanga kenshi ubuzima bwose umuntu abayemo atanyuzwe nabwo yego uwavutse asanga afite ababyeyi yego aravuga ati ubundi ubuzima bwambereye bubi nabyarwa n'umeze gutya aho hantu hakora havuge iyo nza kugira yenda data umeze gutya w'umunyamafaranga cyangwa se wize ufite akazi ka leta cyangwa se ufite amasambu n'imitungo n'amashyo nkagira na mama nawe uri kuri urwo rwego yenda ibi byose byambayeho bibi ntabwo byari kuba byambaye ariko nanone ugasanga wa wundi wavukiye mu rugo nk'urwo ngurwo wari gutekereza nawe ari kuvuga ati ubundi yewe byishwe n'ababyeyi banjye akaba yenda hari n'abandi areba akaba afite n'abana b'inshuti ziwe babyawe n'abandi batari kuri urwo rwego rw'ubuzima yego ariko yenda akabona kwa kundi umuntu arebera ibintu inyuma yego akavuga ati babona n'umwanya yego wo kujya gusenga yego tiba byibura baniragiza Imana bakanayiragiza abana babo yego tiba byibura babona n'akanya ko kuganiriza abana babo yego mbese wavutse ari imfubyi agasanga nta mama we nta papa we yego aravuga ati ubuzima bwambereye bubi kuva nsanga dore aho byapfiriye ngaha ariko wabireba byose ugasanga siyo soko y'ubuzima bwiza yego kugira umubyeyi no kutamugira ndavuga mama na papa kugira imitungo myinshi cyangwa mikeya ntabwo ariyo soko y'ubuzima bwiza yego gutura mu cyaro cyangwa mu mujyi kugira imitungo runaka kugira amashyo ufite amasambu no kutayagira usanga byose ari kimwe yego byose ni kimwe kuryama muri kadasitire no kuryama muri etaje no kuryama muri nyakatsi ntabwo ari isoko yo kubaho neza mbese muri ibyo byose nta kubaho neza uhari uwikorera aravuga ati nangwa n'abayabona buri kwezi nangwa namwe sha ati ubu ngubu mutegereje Sipiriyani sha ati ubu kwezi ni gushira mwebwe hari akantu mwebwe babahana n'ubwishingizi
mwebwe babaha n'izindi facilitation ati nangwa namwe naho twebwe n'ukuyabona twabize icyuya kandi twe nta avantage tuba dufite nkuko waba ufite assurance ikomeye ikuvuza yego kuba waba ufite uburyo wakwishyurira hari n'umuntu ufite akazi kakamwishyurira n'icumbi yego kakamwishyurira yewe na transport yego ibyo byose rero uwikorera avuga ati mwebwe muri abanyamahirwe mwe mwarakize mwe mubayeho neza noneho rero ikibazo rero baza ukorera abandi naba ari uganiriza arakubwira ati shawe wakira se utikorera agashara n'agaserumu ati buriya agashara kaza wakamaze ati ahubwo wamaze kujya mu madeni umushahara ati umushahara se wagize ngo hari icyo umaze ati buriya ni ntica ndikize noneho umuntu uri muri Afurika utarajya aho ngaho tukiri ku kazi utarakabona ukiri kugashaka iyo aba ari ufite inzozi nimbona akazi yumva ibibazo byose bizahita birangira uzi ko naje gusanga abantu bashaka akazi ni abagafite ubundi yego mbese umubare munini w'abadepoze iyo bavuze ngo avis de recrutement cyangwa se avis d'appel d'offre abantu badepoza burya abenshi ni abasanga akazi ubwo kugira akazi nabyo siko kubaho neza badepoza bavuga ngo iki bavuga ngo akazi nari mfite ntabwo kanyuze ntibampemba amafaranga nifuza ayo bampa ntakemura ibibazo mfite cyangwa se umukoresha ntabwo tubanye neza wenda reka mpindure njye gukora hariya aho mbona byibura abahakora babayeho neza iyo ageze yose asanga ariko bimeze ndakurahiye kubaho neza ni iki noneho utagafite ukiri kugashaka utagafite rero we abatekereza ko ibibazo bye byose bizarangira uko yabonye akazi ahubwo nibwo ibibazo biba bitangiye kuko n'ibyo utatekereza gutangira kubitekereza kubera ko wabonye amafaranga ahubwo iyo akabonye aravuga ati se sinyibona n'umwanya wo kuryama yego tuzi ko sigaye mva ku wa mbere nkageza ku cyumweru nta n'umwanya na muto yabonye wo kuruhuka atugira ngo najya muri salo ati ntabwo nabona ko ari muri salo ati akazi kari hariya n'ububata neza ikibazo ni cyakindi ikibazo kirabaza ngo kubaho neza ni iki ese ufite igisubizo ngo kiduhe uri muri Afurika niho wagira ngo wari ugeze kare aba ari kuvuga ati se wabaho neza gute turi mu bihugu byacu ibihugu bikennye ibihugu byacu nta kigera aba ari kuvuga ati buriya abantu bari mu Burayi kuko bari kuvuga ati ku isaha twe duhembwa ku masaha ku isaha n'amadolari aya nayo yevunja akavuga ati ati naba nakize kaba kabaye ariko uri kumubwira amafaranga ahembwa ku isaha ntaramubwira depanse ku isaha ntaramubwira nawe ibyo asohora ku isaha naramubwira ko wenda wo kujya kwiyogoshesha muri salon de coiffure ari amadolari 50 naramubwira ko ikiro cy'ibitoki ari amadolari 10 cyangwa se 8 ayo makuru ntabwo yari abayamuhaye ndashaka kuvuga ntabwo ubuzima bwiza buri mu byo dutekereza ubuzima bwiza burahandi hatari aho ngaho ahubwo kandi aho ngaho ashaka kujya uri muri Afurika kavuga ati ningera Amerika cyangwa se muri Europe cyangwa muri Canada bizaba biciyemo igitangaje nuko abisikana n'undi uvuye muri Canada akavuga ati byaranze kavuga ati mperuka guhumeka nkiri muri Afurika nkiri iwacu muri Afurika cyangwa se umuzungu wavukiye aho ngaho
nayo ashaka kuruhuka nawe aruhukira muri Afurika aruhukira muri Afurika ni ikigaragaza ko arushye kandi aruhuye hahandi umuntu atekereza ko nagerayo azabaho neza azabona imibereho myiza nshuti yanjye kubaho neza ni iki ugenda n'amaguru utega aba ari kuvuga ati mbonye nanjye ka transport nanjye nkatwara iyanjye ariko reka uzayibona cyangwa aganire n'abayifite bamubwiza ukuri ariko oya aganire n'abayifite hari igihe batamubwiza ukuri nayiboniye amenye gutunga ikinyabiziga byo bisaba iki abone n'ibibazo bijyanye nacyo nabyo aravuga ati nabyo ntabwo byoroshye reka ejo no bamubwira ati rero kubera ko utagikoresha umubiri utagenda n'amaguru biragusaba noneho siporo kubera ko umubiri turabona ufite ibibazo kubaho neza ni iki umuhinzi aravuga ati oya nanjye mbaye umucuruzi nibwo nabaho neza reka yinjire mu byo gucuruza avuga ati nangwa na mbere yifuza gusubira mu buhinzi ati nangwa na mbere ho byibura nta stress nari mfite nk'iyo mfite nyine kubaho neza ni iki ese ufite igisubizo niba ugifite shyira muri comments utubwire wowe uko wumva kubaho neza kubaho neza bihishe hehe ese ko rero tubishakire hehe kuko nzi ko nicyo abantu bakeneye kubaho neza nuko batazi isoko y'imibereho myiza ariko ukurikira ibiganiro byacu reka tukwizeze ngo imibereho myiza irahari ahubwo ntukureho urushinge ntihakagire ikiganiro kigucika ntukugire ikiganiro kigucika kubera ko mu kumva ibiganiro byacu uzumva neza uburyo umuntu abaho neza ariko reka mvuge ngo kubaho neza ntabwo biri mu by'abantu benshi bibwira ko bihishemo kubaho neza kubaho neza biri ahantu aho utabishakira kubaho neza biri ahantu utigeze utekereza mu ntekerezo zawe kubaho neza none igitangaje ni uko umuntu amenya ubwenge hari ibyo abona byitwa kubaho neza kandi agakurikira uwo murongo wo kubaho neza agasaza atarabaho neza agapfa atari yabaho neza ibyo bintu bishakwa ntibiboneke ibyo bintu umuntu ashaka mu buto ntabibone akabishaka mu bujigija ntabibone agashesha kanguhe atabibonye ibyo bintu bishakirwa he ibyo bintu biboneka hehe ese kubaho neza ni iki hari igihe umuntu avuga kubaho neza ngo ni ukurya ifiriti ni ukuri bajya babivuga bajya babishimira Imana ngo basigaye bayirya ngo mu mibyizi ubundi bari bazi ko igitangaza ari ukuyirya muri wikendi ariko urabona ngo bisigaye birashoboka ko mu mibyizi ngo bayirye noneho ifiriti akayibona akayirya n'inyama akazirya noneho igihe kikagira akavuga ati rero wariye nabi ibibazo mu buzima bituruka ku mirire ufite ibibazo bituruka kuri ya firiti utarya amavuta uko yashaka akaba ati mbayeho nabi kubera ko ntago mbirya birunze nk'uko mbishaka urariye cyane nawe bakamubwira dufite ikibazo cy'amavuta menshi kubaho neza ni iki kubaho neza bihishe hehe ese bihishe mu byo umuntu arya bihishe mu aho umuntu yaba atuye ese bihishe mu myambaro ese bihishe mu mafaranga ese bihishe mu gushaka cyangwa kudashaka ese ni ukubyara cyangwa kutabyara bihishe kuko rero n'abantu bafata ibyemezo akaba ati nkurikije ibibazo by'ingo akagira ngo yaba isoko y'imibereho neza kudashaka akagira ngo wenda byo bizatuma baho neza ni ukwibeshya nabyo ntibizagubesha kubaho ndetse uzaba uribaze ngo wasanga ahubwo iyo nza gushaka
byari kuba kuko icyo gihe kiba cyageze n'ubundi afite ya matsiko noneho akageraho n'imyaka ikamurengana abatuse namubyara nkamurera wa akabona byaramusize ariko kubaho neza niki kubaho neza bihishe hehe kubaho neza bishakirwe hehe ese koko hariho ikintu kidafitiwe igisubizo oya nuko igisubizo kigize gute kirahari ahubwo ntabwo kiri mu bwenge bw'umuntu ntabwo kiri mu by'umuntu yibwira hari ahandi hantu kiri ariko bisaba ngo utege amatwi wumve hari ikiganiro cy'agagisha kuri radiyo imwe ntenda gusubiramo ariko kivuga ngo tega amatwi wumve ubeho nawe rero tega amatwi wumve kandi ubeho neza ariko se buriya kubaho neza byabaho byo hatabanje kubaho ako kantu ndagira ngo asubiremo kugira ngo ukumve neza singira ngo kubaho neza byabanzirizwa no kubaho sibyo se kubaho neza bibanzirizwa no kubaho sinzi irimo kumvisha ako kantu urakumva aha kandi kubaho si ukuba umuntu ari kugenda afite amaguru n'amaboko ahumeka si byo kubaho burya ntabwo ari byo kubaho neza birumvikana niba hagomba kubaho ikintu cyo kubaho neza gikwiye kubanzirizwa n'icyitwa kubaho ese umuntu abaho ryari kubera ko umuntu yavutse ababyeyi bamubyaye agahumeka bakabona ni muzima baravuga ati uyu nguyu ariho agakura sibyo akagenda akagira ibyo akora mu buzima ariko se ku Mana wa muntu aba ariho ntabwo aba ariho niki gituma ataba ariho ubundi igisobanuro cyo kubaho giheshwa no kuba uriho mu mpamvu y'uwaguhaye kubaho ariko nanone ijambo rikavuga ngo twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro ubwo se ntiyago byumvikana ko niba umuntu akiri umunyabyaha ariho se ubwo ntabwo abayeho bamureba mu nzira agatambuka akakuvugisha ariko ku Mana ntabwo aba ariho none se utariho ku Mana nyine ubwo kubaho kwe hari umumaro se kwamara n'ubundi tubayeho ku bw'uwo nguwo waturemye niwe mugenga wa byose niwe mutanga bugingo niwe mutanga buzima niwe utanga kubaho niba kuri we tutariho ubwo ntituriho nyine kubaho rero bihera ku gihe umuntu aviriye mu bunyabyaha ahindutse umukiranutsi aho niho bitangirira sibyo aho niho bitangirira mu gihe akenshi tuzi ko kubaho bitangira umuntu abyawe na mama na papa ariko kubaho nituza kubyumvira mu bumana turaza kumva neza ko kubaho bitangira igihe umuntu aviriye mu bunyacyaha ahindutse umukiranutsi reka dusome uwo murongo uri mu Efeso mu gice cya kabiri mu gice cya kabiri umurongo wa mbere ngo namwe yarabazuye mwebwe abari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu ubwo ntabwo bitangiye kuza noneho namwe yagize gute yarabazuye mwebwe abari bapfuye muzize ibyaha n'ibicumuro byanyu arega nawe urabyumva ko utariho nyine nawe urabyumva arega ko kuntu ushakisha ubuzima ukumva ntabwo ubushyikira wabona amafaranga hari umuntu avuga ati ngewe we ati buriya gutunga miliyoni bijya bimera gute nyibonye naba mbayeho hari n'uvuga ati mbonye 100,000 iyo
noneho yayagira akumva ibyo yatekerezaga ntabibonye ariko rero yamara kugira ijana akavuga noneho ndamutse ntunze miliyoni tibura nibwo noneho nabo nanjye nkinjira mu ba miliyoneri naba mbayeho miliyoni akayigira reka da akumva arishaka akibura atariho akumva ntazi yava niyajya akumva ibibazo ni ibibazo akumva ntazi cyamuhesha amahoro kandi ya miliyoni yashakaga yayibonye uko kuntu wumva nawe utabayeho uko kuntu wumva nubwo ubona ubyuka ukagenda ariko ukumva ntuzi icyerekezo ugendamo ukumva ntuzi yuva niyujya ubuzima ntiburatangira ariko ikibazo ufite ni uko uri umunyabyaha namwe yagize ute yarabazuye hanze azuke ubwo kuzuka ni ugukurwa mu bunyacyaha umuntu agahinduka umukiranutsi uwo munsi umuntu aba atangiye kubaho aho ni ubuzima butangirira buturutse ku Mana umuremyi amen ubudaturutse ku ntebe hari intebe bita ntangiye ubuzima je commence la vie izo ntebe ndazibutse ntabwo ubuzima butangirira ku ntebe za je commence la vie ariko disi biragaragara ko abantu baba babizi ko batabaho baravuga ati byibura ziriya ninzigura byibura nzahita ntangira kubaho ariko n'ubundi yazicaraho agasanga n'ubundi aracyari hahati yarari urakoze cyane yego nta nubwo ubuzima butangira uko umuntu byibura arangije amashuri 6 yisumbuye kuko nayo bayise imanite hari n'ibiro bapima ngo bagaragaze ko byibura umuntu ari normal niba ureshya gutya umuntu ukaba ungana gutya ukaba upima ibiro ibi n'ibi ubuzima turabona ari sawa nabwo ntabwo ari aho bapima n'isukari bapima n'umuvuduko w'amaraso bakagira ngo ufite uwo muvuduko bita normal n'undi ufite utari normal bakagira ngo ufite utari normal niba ubayeho nabi kandi bose ntabwo barabaho ubwo bakiri abanyabyaha ntabwo barabaho kubaho ni iki kubaho neza byo ni iki ariko tutangiye kumva ko kubaho bitangira umuntu akuwe mu byaha namwe yarabazuye abari bapfuye bazize ibyaha n'ibicumuro byanyu sibyo nubwo abantu basa nkaho bagaciro gake ijambo ry'Imana nabitwa ko barivuga nabitwa ko barikunda bakundira ibabwira n'ubundi bya bindi bidatanga ubuzima ariko mu by'ukuri nanjye nabo umuhamya w'uko mu ijambo ry'Imana harimo kubaho kandi hakabaho no kubaho neza ariko bihishe muki kubaho bitangira umunsi ukuwe mu byaha uhindutse umukiranutsi uwo munsi ni bw'Imana bivuze ngo baho urakoze cyane kandi ijambo ryayo ntirikuka ngo yansanze nigaragura mwivate irambwira ngo baho uwo munsi nibwo umuntu atangira kubaho ahindutse umukiranutsi abaye umwe n'Imana ahantu harimo amagambo akomeye ku murongo wa 5 no 6 haravuga ngo kubw'urukundo rwinshi yadukunze ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu bagarutsemo ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu niba hari icyaha Imana ikubaraho urapfuye muduko bagashyiramo ngo ubuntu nibwo bwabakijije nuko ituzurana nawe itwicaranya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka turi muri Kristo Yesu
ituzurana nawe na Kristo. Urumva ko ubuzima ni ubuzima umuntu afite ariko asangiye nande na Kristo. Ariko binavuze iki? Binavuze ngo ubwo gupfa byabayeho ryari igihe umuntu atandukanaga n'Imana kubw'icyaha. Ariko Imana yohereza Kristo kugira ngo Kristo yongere ahuze umuntu n'Imana. Noneho ubuzima bwongere bugaruke urakoze cyane. Ariko ubwo n'ubundi ubwo umuntu ntabaho nkawe, ahubwo umuntu aba habeshejweho. abeshejweho n'Imana, iduhindurana abazima na Kristo. Kubaho k'umuntu nuko yongera kunga ubumwe n'Imana biciye muri nde? Muri Kristo Yesu. Ubwo buzima bwa Kristo mu muntu niko kubaho. Niko kuzuka. Niko kuzuka. Ni ubuzima bwa Kristo mu muntu. Ni uburyo Imana yashimye gufata umuntu wari upfuye ikamuhindura muzima ariko muri nde? Muri Kristo Yesu. Kristo muri nge niwe byiringiro by'ubwiza. Niwe soko noneho y'imibereho myiza yose. Muri Kristo hariho kongera kubaho, ariko umuntu akabaho by'iteka ryose asangiye ubuzima na Kristo, we udapfa, we uriho, wahozeho kandi uzahoraho iteka ryose. Reka mvuge kandi ngo niba umuntu ubuzima yakira ari ubwa Kristo, ubwo reka mvuge ngo n'amateka y'uwo muntu aba ahindutse. Nibyo birivuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu, mu Bakorinto ba mbere ba 2:5-17 ngo aba ari icyaremwe gishya, ibya kera bikaba bishize. Uwo muntu nta nubwo yongera kuba imbata y'amateka, ntabwo yongera kubaho yicuza ku byahise. Abahinduriwe ubuzima, ahawe nyine ubuzima bwande bwa Kristo. Ubwo rero atangira kwirebera muri Arufa ndetse na Omega. Abahawe ubuzima bumeze nk'ikinyabiziga ndakumirwa, abahawe ubuzima budashingiye ku nzu, kuko bwahozeho amazu atarabaho. abahawe ubuzima bw'iteka, abahawe ubuzima budashingiye ku myambaro, kuko bwabaye imyambaro itarabaho. Abahawe ubuzima budashingiye ku modoka, kuko bwabayeho imodoka zitarabaho. Ndetse abahawe ubuzima butanapfa noneho. Urakoze cyane. Kuko reka mvuge ngo n'ubwiteka ryose. Kuko Kristo ariho ari muzima, yazutse mu bapfuye. Ni igihamya cy'uko ubwo buzima buhawe ni ubuzima budapfa kandi. Sibyo? N'ubwiteka ryose, nubwo wahozeho, uriho kandi uzahoraho. Abahawe ubuzima budashingiye ku byo umuntu yungutse cyangwa se yahombye, kuko nyirabwo ni umuremyi w'isi n'ijuru, nta gihombo agira. Uwo muntu arakuwe mu gihombo. Abakize n'ubuswa, kuko Kristo niwe buhanga, niwe bwenge. Abakize gusaza, kuko umuntu aba arwana no kuvuga ngo ndimo ndasaza, ngo reka ndwanye ubusaza. Oya, abahawe ubuzima budasaza kandi bitagombeye kurwanya gusaza. Oya, ni ubuzima bwahozeho, ni ubuzima buriho, ni ubuzima buzahoraho iteka ryose. Ubwo nibwo buzima umuntu aba agize ute? Aba yakiriye. Sibyo? Tugira ngo tubwire umuntu ngo ibanga ryo kubaho neza ribanzirize mu kubaho. Banzubeho ukubeshaho, nani ufite no kubeshaho neza. Ikibazo gituma ubaho nabi ni uko ushaka kwibeshaho. Kandi icyaha cy'umuntu n'ubundi burya ni ukwibeshaho, ni ukuva mu bushake bw'umuremyi we akinjira mu bushake bwe bwite, kwigenga. Aho niho umuntu yahuriye n'ibibazo byose aho biva bikagera. Ariko iyo umuntu agarukiye umuremyi we, aba yinjiye mu kongera kubaho neza, abereyeho uwamuremye kandi anabeshejweho
nawe ntabwo turi bwinjiremo cyane ariko wowe udukurikira aho niho bitangirira ariko ubwo niho bitangirira siho birangirira iyo mibereho myiza tuzakomeza kuyivugaho ariko isoko yayo ni ukubaho kandi nyine kubaho isoko yabyo ni Yesu abari muri Yesu rero bariho kandi bariho iteka ryose amen kandi bagenda habona kuko Bibiliya ivuga ngo muri we harimo ubugingo kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu ubwo noneho kubaho ni no kubaho mu mucyo udasitara ugenda habona ntabwo bari kuvuga ku mashanyarazi kuko igihe umuntu avuga ati ikibazo mfite n'ubundi afite amashanyarazi oya ubwo turi kuvuga umucyo w'abari mu isi ubundi rego umwijima ukomeye suyuwa nijoro yego umwijima w'icuraburindi ukomeye yego ni umwijima umutima w'umuntu winjiyemo kubw'icyaha urakoze cyane uwo muntu rero wavuye mu cyaha akagirwa umukiranutsi burya bavuye mu mwijima ageze mu mucyo noneho utangira kubaho umurikirwa utangira kubaho ugenda habona kandi ugenda habona nta sitara urujoro rwose ufite rero ni ukuri mu mwijima ariko nukurwa mu mwijima uzagenda habona kandi uzabasha gusobanukirwa buri kimwe cyose ko byose bimurikiwe n'umucyo w'ubugingo twapfanye nawe tuzukana nawe tujyana nawe mu ijuru atwicaza iburyo bw'Imana turi muri we Yesu turi muri Kristo aho ni naho umuntu akurwa ku cyavu rero akicarana n'ibikomangoma kuko aba yicaranye n'isumba byose niba hariho kuzamurwa niba hariho poromosiyo niba hariho gukurwa ku cyavu niba hariho guhabwa icyubahiro niba hariho guhabwa agaciro niba hariho kuba ukomeye ni ukuva mu rupfu ukajya mu bugingo bw'iteka ryose ukabana n'Imana isumba byose ukagengwa nayo ukagenerwa nayo buri kimwe cyose ukishimira kuba mu bwami bw'Imana nawe urukundwa n'Imana ariko ubikesha nde ubikesha Yesu Krito mu by'ukuri rero hari ubwami bwinshi abantu bakwishimira kubamo ariko nta bwami bwaruta ubwami bw'isumba byose nawe ukaba umwami niko birivuga ngo turabami ndetse n'abatambyi ariko ukima ingoma nawe wimanye nande na Kristo kandi ingoma ya Kristo ni iteka ryose nta mpungenge z'uko igihe kiba kizagera ikavaho igahanguka ndavuga rero ko tutakwinjira muri byinshi kwari ugutanga gusa umusogongero dusubiza muri make ngo kubaho neza birashoboka muri Kristo kubaho neza birashoboka muri Kristo ariko nanone kubaho nabi ni ibya buri wese utari muri Kristo Yesu tuzakomeza kudevelopa iki kiganiro tugaragaza iyo mibereho myiza Imana dushyiriye muri Kristo Yesu ngira ngo twashimira abadukurikiye cyane mwakoze cyane kudukurikira ndizera ko mungutse byinshi comment zanyu zirakenewe mutwandikire tuganire dusangire ibitekerezo twungurane twagure ubwami bw'Imana benshi bave mu rupfu bajye mu bugingo benshi bave mu mwijima bajye mu mucyo benshi bave mu mibereho mibi bajye mu mibereho myiza Imana ishimwe ku bwa Yesu none n'iteka ryose amina amen.